Hello, urahura komeye umeze neza. Ngwikaze cyane rero niba ari bwo gambiri wagera ahangaha kandi niba dusanzwe tubana ndakwishimiye cyane murakoze cyane. Reka ntangire nshimira byimazeyo abantu bampaye ibitekerezo, abantu batanze comments, abantu batanze inyunganizi, mwese murakoze cyane ndabashimiye. Rero nge nitwa Bukize, reka uyu munsi tuganire kuri business ideas cyangwa se ibitekerezo watangiza mu gukora business ubucuruzi kandi bitagutwaye amafaranga arenze ibihumbi 100, hafi ibihumbi 100 by'amanyarwanda, amadolari 100 y'amanyamerika. Ikaze nanone kandi reka mbabwire ibyo ntekereza. Igitekerezo njya kukigira rero byazanywe nuko turimo turasoza umwaka, ndavuga nti nta muntu udashaka kugira imihigo mu 2020, ariko wenda hari igihe abantu baguze aho bahera, ukavuga uti se 5 mfite nabikoresha iki, ukavuga uti se 2 mfite nabikoresha iki, ariko nyamaze iyo uhereye ku mpano ufite cyane kuko iyo urebye ibintu abantu batangiza nk'igishoro gitoya ni impano bafite. Tuvuge nko gukina filme, tuvuge nko kuba umukomedian, tuvuge nko gushushanya, izo ni impano abantu baheraho ugasanga babaye ibyamamare, ugasanga kubera gukora cyane ibintu byawe bibyaye umusaruro ukagera kure. Iyi video iri bube ari ngufi cyane nkuko nabibabwiye, kandi rero nkaba nzagira umwanya wo gutumira bamwe mu nshuti zanjye bakabasangiza nabo ibitekerezo ku byo batekereza ku buryo batangira business ntoya kandi ukaba wagera kure. Niba kandi utarebye video y'ubushize irahari, ibanziriza iyi ngiyi wagiye ukayireba. Ubundi navuga ko tuvuga kuri ibitekerezo 9 ariko byaje kuba byinshi, wenda ndagerageza bivuge gatoya. Niba wifuza ko nakubwiraho byinshi wambwira inbox, wa commentinga. Niba unabishaka nagufasha gatoya kwerabora, tuvuge gukora ku buryo burambuye, kunonosora umushinga wawe. Reka mbyite gutya. Rero ngiye imishinga 9 ntekereza iringa 9 harimo na bonus. Watangira ufite munsi y'amadolari 100 cyangwa se ufite amadolari 100. Umushinga wa mbere ntekereza ni ugufata ayo madolari 100 ukayishyurira umwana mu ishuri. Ugiye kumbwira ngo hujya ngo amadolari 100 ntacyo yamara, arakimara. Ndabizi neza kuko haraho murira n'abanyeshuri trimestre imwe cyangwa igihembwe kimwe ku mwana wiga muri 9 years, yishyura hafi ibihumbi iyo umwaka utangira 88 gutyo. Ayo mafaranga amadolari 100 rero wayishyiramo umwana ishuri. Ugiye kuvuga ngo none se bihuriye no kubona amafaranga. Uwo mwana nawe tekereza investissement umukoze mu nigihe kirekire, ntabwo uzasarura ubu ngubu, ariko mu minsi izaza wabwirwa n'iki cyo umwana azabaki. Aho kugira umwana y'ikishuri amafaranga amadolari 100 wayamubibamo, ntabwo uzatenguha. Icyo ndakizi neza. Icya kabiri navuga, wagura ibitabo 6 bihindura ubuzima bwawe. Nzakora liste y'ibitabo nekereza ko wagura bigahindura ubuzima bwawe, kuko ubumenyi ni base y'ibintu byose. Ubumenyi ni ishingiro y'ubukungu bwari bwo bwose. Reka ndekera aho ngaho, reka ne kukivugaho cyane kuko mfite byinshi ndi buvuga, mfite imishinga myinshi ndi buvuga. Tuvuye ku bijyanye n'amashuri ndetse n'ibitabo nubwo tubibugarukeho. Ikindi kintu ushaka gutangiza amafaranga makeya cyane ni ugutangira gukoresha social media zawe ku buryo bukuzanira inyungu. Harimo uburyo butandukanye, reka mvuge kuri bubiri. Niba ushaka kuba umumodo, tangira ufata amafoto meza ushyire kuri Instagram, ushyire kuri Facebook, abantu bazakugana. Ikindi niba tuvuge uzi kuririmba, abantu basigaye babikora, ugasanga impano yawe imenyekanye kubera ko hari cover wakoze y'indirimbo runaka, hari indirimbo ya runaka wasubiyemo ukaririmba. Tujye kuri Instagram, abantu bafite umubare munini waba bafollowinga, waba bakurikira, usanga kenshi bakoreshwa account zabo zikoreshwa mu buryo bw'ubucuruzi. Icyo ni cya kabiri, kandi ntago gisaba ibintu byinshi. Ni telefone yawe
yonyine ukajya ugafata amafoto ugafata video. Iyi video sinayikoresheje telefone ariko ndabizi neza ko hari video najyaga ashyiraho mbere nkoresheje telefone ndetse n'ubundi buryo mbonye na telefone nayikoresha nuko resolution iza ari ntoya ho gatoya ariko still ari video zo kujya kuri Instagram gusa ndabizi neza ko telefone ufite wayikoresha. Ikindi cya kane navuga nukutangira umushinga wo gusukura cleaning. Yaba ari tuvuge nko mu Rwanda mubona nk'ama pharmacy, mubona nko mu isoko, mubona n'abantu basanzwe hari abantu batabona umwanya wo gusukura iwabo mu rugo. Uwo n'umushinga watangira ayo $100 ikintu wakora n'iki se nukuguramo ibikoresho bijyanye n'isuku. Pharmacy mpamvu nafite ubwo nari mbivuze n'ibigo bikuru, ubwo n'ibigo bisa nkaho ari binini ariko ukuntu umaze kugura ibyo bikoresho bikoreshwa mu gusukura, yaba ari ibiroso, gukuba, yaba ari amasabune, ndabizi neza ukoresheje social media yawe ubajije inshuti n'abavandimwe ntago wabura ibiraka byo gusukura. Kandi gusukura ntago birangira no koza ahantu gusa, habaho no gufura imyenda ndetse no koza imodoka, car wash. Nabyo ni ibintu bishoboka cyane cyane bitangiye wenyine cyangwa se ugafata abagenzi bawe mukavuga muteka twishyire hamwe noneho dukora iki kintu. Ikindi navuga cya gatanu ni ugucuruza ibihingwa harimo imboga. Abantu babizi neza ibi ngibi barabizi ko bikora, ukajya kurangura karoti Nyabugogo ukaza ukazicuruza Kimironko. Ibi birakora cyane, ntago birangira ku mboga gusa, nuko imboga nizo ushobora no gutangiza 10,000. Ndabizi ko bikora kuko hari umushinga nk'uyu nguyu nakozeho. Yaba imboga, hari n'undi nzi wacuruza bifu y'ubugari akayikura hirya aho ngaho za Kibungo akaza akayicuruza mu mujyi wa Kigali akunguka $20,000. Byose bisaba kudacika intege. Ikindi navuga gisaba none no gutangiza umuntu no kuba nk'umukomisiyoneri. Umukomisiyoneri ntabwo arangira ku mazu. Gutya abantu basigaye baza gutembera mu Rwanda, hari page njya mbona kuri Facebook, ndumva ndumwe mu bayigize, iriho expert in Rwanda niba ariko nibuka. Akenshi abantu babaza ngo ndangira inzu, ndangira ahantu nakodesha kamera, ndangira aho ngaho ugiye ukaba umukomisiyoneri wo kuranga inzu, wo kuranga restaurant, wo kuranga ibitaramo. Nacyo ni ikintu watangira nta mafaranga ufite. Icya karindwi ushobora kuvuga uti ngiye nkunda ibintu practical, ngiye nkunda ibintu byende bisaba imbaraga. Indi business ihari ni ugucuruza amapine. Narabajije neza ipine mu Rwanda rigura hagati y'amafaranga 40,000 na 50,000 gutyo. Utangiye amapine abiri, yaba ari yakoze natakoze, ugashaka abakiriya, ntabwo yaba ari business mbi. Ikindi ku bijyanye na education nanone ku burezi ni ukwigisha, yaba ari ukwigisha computer. Iyo computer ureberaho film. Kera najyaga mbikora n'ubu ndabikora, filme nzirebera kuri computer. Ariko iyo computer ufite ureberaho film, ureberaho ucatiraho kuri Facebook, buri iyo computer wayimaza yakugirira umumaro. Ugatangira ugatanga nk'amasomo ku bantu batazi gukoresha Excel. Ihugure jya kuri YouTube, birahari byinshi ushobora gusoma ukuntu Excel abantu bashyiramo amadone bla bla. Ushobora gutanga, hari n'abantu bashaka kwiga computer gusa akumva yashaka ukuntu yatangira Gmail. Kera murabyibuka Yahoo ikiri thing, twajya gufunguza email za Yahoo. Uretse kandi na computer tugiye ku masomo. Niba uri umwana w'umuhanga uzi ikintu runaka, isomo imibare, yaba ari geography, anyway math, geography, hari igihe ndashaka kumva ibyo ndimo ndavuga, watangira kujya ubwira ababyeyi ati se umwana wawe munganiye mu cyumweru tuvuge ntago mwampa 1,000. Iyo ni business kandi iyo iranakura. Ikindi kandi navuga ni cyagenda gukora imitako, necklace, ndetse n'ibindi abantu bambara ku maboko uhereye wifashishije amasaro arahenduka. Iyo ni business watangira kandi mugenda mubona ukuntu abantu bagenda bunguka, abantu bakora imitako itandukanye. Ndetse n'iyo mitako yo ku mubiri, hari imitako yo mu nzu nayo kuyikora. Resources, ibintu utangiriraho ni ibintu biboneka ku buryo butandukanye. Ikindi cya 10 navuga ni ukudoda. Imashini yo kudoda
igura amafaranga atageze ibihumbi 85. Ndabizi neza ko narayiguze. Imashini yo kudoda nayo mafaranga igura. Rero ugiye ukabaza nk'umuntu, ugashaka nk'umuntu akakunganira, ukiga kudoda, ugatangira kudoda, iyo ni business igenda ikura. Kandi muri iki gihe uretse no muri iki gihe ni bisanzwe abantu bakunda kwambara, wahera ku nshuti, wahera ku muryango, ibyo ni ibintu bishoboka. Icya 11 ni gutangira gutegura ibirori, event planning. Murabizi neza abantu bakora ibintu bijyanye n'amakwe, urabona noneho za anniversaire zaraje, za baby shower, wize neza uramushinga, watangiza amafaranga make. Ntekereza ko icyabitangira ni amafaranga yo gutokereka ngo udukombe baraza kunyishyura nyuma, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyuma yaho rero ya event planning yakora, kuko uzarebe nk'abantu bafite imiryango minini, haba akantu gato ugasanga bashaka kuzana salade, bashaka kuzana iki. Event planning rero ni ikintu watangira. Ikindi kijyanye nanone n'ubumenyi, harimo gukora ama CVs cyangwa resume, kwandikira abantu babandi bashaka kujya mu gushaka akazi. Icyo ni ikintu wakora bitagusabye amafaranga yandi y'inyongera. Umuntu akaza akubwira ati umwirondoro wanjye n'uyu nguyu, ukabyitoza, ukitoza kwandika CV, ukajya uca abantu amafaranga uti ngiye rwose 2000 ndakwandikira neza CV cyangwa 5 cyangwa iki. Aho ngiye ku kintu cya CV, ndumva n'ikintu kijyanye no gutegura imishinga nacyo, niba ufite umutwe cyangwa se ubwonko bwihuta, nacyo ni ikintu abantu bakeneraho cyane. Impamvu mbivuga nuko ona gukora business plan, hari ukuntu umuntu avuga ati ngeneye inkunga mu kigo runaka, BRD cyangwa se RDB, ibintu nk'ibyo n'ingero ndi gutanga, ugasanga ntazi kwandika umushinga we neza ngo awunonose. Ikindi nakongera cya 13 ni ukuba umuhuza w'amagambo, MC, Master of Ceremonies. Nacyo ni ikintu umuntu atangira nta mafaranga atangije kandi ahereye ku mpano ye. Ikindi ku makeup artist, bari abantu bahindura ubwiza, bongeraho uturungo. Ndizera neza ko yego ubikuze hano nabyo wabitangira, kuko foundation ya MAC abantu ba makeup artist batankubita. Icyo nzi cyo upfa uhereye kuri ibintu biri basic. Nari ngiye kuvuga ibikoresho bagura, ariko nari ngiye gutangira ku mafaranga make, ariko ibyo nanjye njyangura. Nzi ko lipstick yo ku munwa igura $, hagati ya 20 na 17 wayibona nziza. Foundation wayibone gutangirana abantu bakwegereye, ntutangire ku 50, ntutangiye ku $200, ugatangira uca abantu 5000 gusa. Umuntu ukamukorera kare tushe gasanzwe, niba agiye mu birori, niba ari iki, akaguha 5000. Ntabwo nasoza rero ntababwiye icya 16 ntekereza ni kijyanye no kwandika ibitabo. Kwandika ibitabo ni ibintu bimaze gusa nkaho bitera imbere. Nureba neza ahantu bagushyikije, maze iminsi mbona abantu bandika ibitabo by'abana, kandi ibitabo by'abana byarabuze pe. Nk'umuntu ubikenera, ibitabo by'abana byarabuze. Niba ushobora kwandika igitabo gitandukanye, yaba ari iby'abana, yaba ari amateka, yaba ari biography ku buzima bwawe, iyo ni business nziza, kuko wowe urandika noneho ugashaka publishing agent, ego, noneho mukumvikana igitabo nikigurisha amafaranga wowe uzatwara nangahe, bazatwara nangahe, mugahera aho ngaho. Imishinga yo ni myinshi cyane, awaza kumbwira umushinga wiyumvamo nuhe wumva watangira. Ndahari niba ushaka ko ngufasha mu buryo bwo kunganira bw'ibitekerezo, hari icyo nagufasha. Niba ari hari umuntu nzi nawe wakugira inama cyangwa wakuba hafi, nawe nakubwira nta kibazo. Muri comment ni iki kintu utekereza naba ntavuzeho, kandi utekereza ko umuntu yatangira afite amafaranga munsi y'amadolari 100. Izindi ntekereza nko kugurizanya amafaranga, ariko reka tureke naho ubutaha. Imana ibarinde. Ngiye nitwa Bukize, mugire ibihe byiza naho ubutaha. Bye.